cyumweru itariki 10 z'ukwezi kwa munani nibwo ikoraniro mpuzamahanga ry'abahamya ba Yehova ryaberaga mu Rwanda ryasojwe. Ni ikoraniro ryari rimaze iminsi igera kuri 3 dore ko ryatangiye kuwa gatanu ku itariki 8 rikaba ryageze uyu munsi. Abahamya ba Yehova batandukanye mu bice bitandukanye byo ku isi bari baje muri iri koraniro. Byavugwaga ko abarenga 3,000 aribo bari kuza nk'abashyitsi bagasanga n'abandi bahamya ba Yehova bo mu Rwanda. Mu mpera z'umusozo w'iri koraniro abahamya ba Yehova bagera ku 43,000 nibo bitabiriye ikoraniro. Ryari ikoraniro rishishikaje cyane dore ko bagera kuri 900 banabatijwe ako kanya live ni kuri Stade Amahoro. Hari ingingo z'ingenzi zari kwigwa muri iri teraniro. Wa gatanu yari video y'uruhererekane igufasha kumenya uko ubuzima bwari bumeze mu gace Yesu yabwirizagamo. Ku munsi wakurikiyeho kwari ukwerekana ibyo Yesu yakoze agitangira umurimo we hano ku isi, byasohoje ubuhanuzi bwari bwarahanuwe mu myaka myinshi yashize yari yaravuzwe mbere. Ku cyumweru yari disikuru ishishikaje ivuga ngo ese uwo usenga uramuzi, byanahuzwaga n'ingingo y'ingenzi y'iri koraniro mpuzamahanga ry'abahamya ba Yehova. Muri uyu mwaka wa 2025 hanarebwe filime ishingiye kuri Bibiliya igihe Yesu yabatizwaga nibwo yabaye Mesiya cyangwa Kristo. Mu mezi yakurikiyeho Satani yagerageje kumushuka ubuzima bwa Yesu, gutoranya abigishwa be, akora igitangaza cya mbere. Ibi bintu ndetse n'ibindi byose byagaragaye muri iyi filime yashimishije benshi. Abahamya ba Yehova bitabiriye ikoraniro mpuzamahanga ryabereye i Kigali bagaragaje ko ribagaragariza ubumwe bafitanye, ariko byanabaye amahirwe yo gusura ibyiza nyaburanga bitatse igihugu, kandi abenshi biteze kuzongera gusura u Rwanda mu bihe bizakurikira. Iri koraniro mpuzamahanga ryabereye muri Stade Amahoro i Remera guhera ku itariki 8 kugeza ku itariki 10 Kanama 2025 nk'uko nabivuze hejuru. Insanganyamatsiko y'ibanze yayo yaragiraga iti korera Imana mu buryo yemera. Ni ikoraniro ryitabiriwe n'abashyitsi barenga 3,000 baturutse mu bihugu bigera kuri 20 byo hirya no hino ku isi. Abaje mu buryo bw'iyobokamana banatashye bishimye, barifuza kuzagaruka mu bundi buryo noneho bahugutse cyane. Izo ni imbamutima za bamwe, ariko bose bagaragazaga akanyamuneza ndetse n'ibyishimo kandi bahoberana cyane nk'uko bisanzwe bizwi ku bahamya ba Yehova. Umuvugizi w'abahamya ba Yehova mu Rwanda ni Bwana Migambi François Regis yavuze ko ikoraniro rituma barushaho kunga ubumwe kandi bagasabana. Uyu ni umunsi wihariye kuri twebwe ko twakiriye ikoraniro mpuzamahanga ry'abahamya ba Yehova bwa mbere mu Rwanda. Tukaba twahuriye hano hamwe, ubu turi 43 kandi harimo abanyamahanga barenga 3,000 bavuye hirya no hino mu bihugu bisaga 20. Byasabye imyiteguro myinshi, ariko turashimira cyane inzego za leta zadufashije, duhereye ku biro bya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tukavuga no kuri RGB dusanzwe dukorana umunsi ku wundi. Umujyi wa Kigali waduhaye uruhushya rwo gukorera hano, Minisports nayo twarakoranye bya bugufi, kandi nanone RCB nayo yaradufashije kuba twatangira uyu mushinga. Bagiye batugira inama, ndetse na RDB mu rwego rw'ubukerarugendo. Abo bashyitsi bagiye basura ahantu hatandukanye kandi bagize ibihe byiza rwose, barishimye. Nanone turashimira inzego z'umutekano, harimo polisi, zaradufashije cyane kugira ngo ibintu bigende neza kuri gahunda. Kandi turashimira n'amahoteli yakiriye abashyitsi bacu, n'abanyarwanda bose muri rusange bagaragarije urugwiro abashyitsi bacu. Ubu ahangaha baje muri iri koraniro, ariko usibye n'ikoraniro bishimiye ibikorwa by'ubukerarugendo bitandukanye.
bishimiye ibyiza by'u Rwanda, hari abasuye ingagi, hari abasuye Akagera, bishimira ibyiza nyaburanga by'igihugu. Iri koraniro umutwe waryo uravuga ngo korera Imana mu buryo yemera, kandi ritsindagiriza uburyo twagombye kugendera ku ijambo ry'Imana, tugakorera Imana bihuje n'uko ibishaka aho kuba uko twe tubishaka. Iri koraniro ryari rishishikaje cyane kandi ryishimiwe na benshi. Guhera mu gace ryabereyemo i Remera, wasangaga protokole ndetse n'imitegurire yaryo iri ku rwego rwo hejuru. Niba uri mu mujyi wa Kigali wagiye ubona imodoka runaka ziriho ibirango by'abahamya ba Yehova ndetse zinaranga ikoraniro mpuzamahanga ry'umwaka wa 2025, muri iriya nsanganyamatsiko yabo yavugaga gukorera Imana mu buryo yemera. Iri koraniro ryabayemo n'ibidasanzwe kuko ku munsi wa kabiri w'ikoraniro mpuzamahanga ryitabiriwe n'abarenga 40,000 kuri uwo munsi, habaye n'umubatizo w'abarenga 900. Bamwe mu bashyitsi batandukanye basuye u Rwanda by'umwihariko muri iri koraniro batashye bishimye cyane. Sarah Block wari waturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umva uko yabivuze: twahuye n'abantu b'umutima batwishimiye, byari byiza, narabakunze, banyakiranye ubwuzu, bankorera buri cyose nari nkeneye. Ni ishusho nziza, nishimiye guhura nabo. Ni ukuri kuko nkunda abantu beza bagira urugwiro nk'abangaba. Aisha Onyehide wari waturutse muri Finland, niwe yaravuze ngo tukigera mu Rwanda twasuye Pariki Nasiyonari y'Akagera, twasuye inyamaswa nziza zitari intare gusa ahubwo n'izindi zose. Byari agahebuzo dutembera umujyi n'abacuti bacu, byari byiza. Imiterere yaho yari itandukanye cyane n'iyiwacu muri Finland. Twahabonye ibyiza muri rusange, mbese byari byiza cyane. Twasuye ingoro ndangamateka z'u Rwanda zitandukanye ndetse n'urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi. Amakuru namenyemo yari ingenzi cyane kuyamenya. Ibada Safi waturutse muri Tanzania nawe yavuze atya: nakiriwe neza cyane rwose. Abakora ku biro by'abinjira n'abasohoka banyakiriye neza nta mananiza. Njyewe n'inshuti zanjye n'umugore wanjye babakiriye neza cyane. Aho navuye nerekeza kuri hoteli nziza bari baduteguriye, nanyuze mu mihanda ifite isuku. Kigali irakeye, ifite isuku rwose bikomeye cyane. Ni ukuri aho nanyuraga hose nabonaga hasa neza, abantu batwakiriye byose byari byiza. Najyaga numva ko mu Rwanda niwo muco wabo, ariko ni ukuri pe niko kuri cyane. Njye navuye muri Tanzania, ariko ibi bintu biratandukanye. Guhera mu mihanda hose aho twavuye kuri hoteli kugera kuri stade turi gukoreramo, hose urabona ari isuku, ibyo kurya, isuku, umutekano, byose ni sawa rwose. Niliuona usafi kuanzia airport mpaka hotelini mpaka tunafika hapa kwenye eneo letu la mkutano wetu mkubwa kusanyiko. Ni usafi kwa kweli na ukarimu ambao nimeuona. Chakula ni kizuri sana, hakina tofauti kubwa na cha kwetu nyumbani. Wahudumu wanahudumia vizuri kwa wakati, wanahakikisha pia chumba ni kisafi. Umutekano ni wose, ushobora kuba wakwitemberera saa 5 z'ijoro nta kibazo rwose wumva ufite. Dufite byinshi byo gusangiza abasigaye dukuye mu Rwanda. Birasa nkaho nabwira buri Mutanzania wese ngo azasura u Rwanda, azahura n'abantu beza mu Rwanda, bakirana abantu neza, isuku, umutekano, ndetse abantu rwose bameze neza cyane. Abahamya ba Yehova ni idini rikomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ryatangiye ahagana mu mwaka w'1870, ni mu kinyejana cya 19. Ryatangijwe na Charles Taze Russell. Nyuma y'uko Charles Taze Russell
we n'ishuri rye ry'abigisha ba Bibiliya ndetse banahinduraga ibitabo mu zindi ndimi batangije iri torero ndetse n'ibinyamakuru bitandukanye byandikaga inkuru z'iyobokamana. Byaje no kuvamo igitabo cy'abahamya ba Yehova cyitwa Umunara w'Umurinzi. Bamaze kugera ku isi hose mu bihugu no mu duce dusaga 240. Mu Rwanda bivugwa ko basaga ibihumbi 30 batangiye ahagana mu mwaka w'1973 ariko bahabwa ubuzima gatozi bwemewe mu mwaka w'1992. Ishimwe Josue Maripasi.